bakunzi ba filime inzira y'umusaraba muri kubibona ko filime yatangiye kuryoha. Rugema mu mazi abera, Rugema we ngiye Rugema buriya namurebaga nkumva umutwe uri kundya, uri kubona yuko ahangayikiye ngo iribagiza kandi ni umuntu mubi wamwicaye ababyeyi, ariko yarangiza akerekana mu bantu yuko amuhangayikiye iribagiza. Gusa mwebwe mwayibonye gute ko Kanyana yamubonye yamufashe neza? Filime yarangiye tubona yuko Kanyana yafashe Rugema cyangwa se yumvishije ibintu ingenzi na mama Isimbi na Fabiolla bavugaga. Ese bira bintu byose mwumvaga Kanyana yumvishije azabimaze iki? Ariko twongeye tugarutse inyuma mwabonye yuko Fabiolla nawe yavumbuwe, ariko akimara kuvumburwa ahita bizimiza, aratukana, yivugishwa nabi. Ese ari amarira ya Fabiolla mwebwe muri kuyabona gute? Ari amarira ya Fabiolla si yabaraye ingona koko? Muri kubibona koko ari amarira ya Fabiolla? Muri kubona koko ahangayikiye uriya mwana twite cyangwa ni ibintu byo kwirishijisha? Ese koko tugarutse inyuma mubona Fabiolla yakora ikintu cyo kuvuga ngo akuremo inda? Fabiolla twagiye tumubona ni umuntu w'umugome, yagiye atwereka ibintu by'ubugome byinshi, ariko uyu munsi ndagira ngo dusobanukirwe turebe ese Fabiolla bitewe n'ubugome yagiye atwereka, bitewe n'ubugambanyi yagiye atwereka, uyu munsi yafata umwanzuro wo kuvuga ngo akuremo iriya nda bamuteye. Ese Rugema arakora iki nabona Fabiolla adakuyemo iriya nda? Wowe uri kubibona gute? Reka twigarukire mu muryango wo kwa Cyusa. Kwa Cyusa byakaze, mama Cyusa yakaze, na mushiki we yakaze, na papa Cyusa yakaze. Bari gushaka gufata umwana we kugira ngo bamufate bamubanyishe na IRIBAGOZA. Gusa Cyusa ntabwo bimurimo. Cyusa bagiye bavuga yuko ni umwana wakuze atazi kwifatira imyanzuro, ntabwo ashobora kwivugira ngo ikintu agikore. N'ama business menshi yagiye apanga akiri umwana ntabwo yagiye yakora. Wabonye yuko mama yagiye avuga ngo bagiye bamufasha kugira ngo babashe kuba babikora. Ese mwebwe muri kubibona gute bino bintu bya Cyusa? Ese uno muryango ibintu bavuze niba bibwira Cyusa arabyakira gute? Wowe uri kubibona gute? Arabyakira gute? Ese Cyusa koko aremera agende yiyandikishe mu murenge? Ese Cyusa si yaba yikundira Isimbi ariko akaba yarabibahishe? Kubera icyo bavuze ibintu byo kuvuga ngo Cyusa azashake, tubona Cyusa hindutse, tukabona Cyusa nagashaka kugaragaza amarangamutima ye. Ikintu kitangaje ni ukuntu papa we yabimubajije, na mama we akabimubaza, na mushiki we akabimubaza, na Isimbi akabimubaza, na IRIBAGOZA akabimubaza, ariko bose saberurire sababwire ngo ngiye ndi kubona nzahitamo uyu mukobwa, ndi kubona nshaka kubana n'uyu mukobwa. Ese ziriya nama mama Cyusa yavugaga ngo bagende bafate amazina ya IRIBAGOZA, bafate n'amazina ya Cyusa, babe bagenda ku murenge bamwandikishe, mwebwe mwazumvishije gute? Ariko papa Cyusa yahise abunganira avuga ati ntabwo bikibaho yuko hari umuntu wagenda ku murenge ngo yandikisha abandi ngo bazaze ngo gusezerana. Ahubwo kugira ngo umuntu asezerana ku murenge nuko afata we n'umukobwa we cyangwa n'umuntu bazabana, barangiza bakajya ku murenge bakiyandikisha bari kumwe kugira ngo bose bazaze ku munsi wo gusezerana. Ese mwebwe mwagiye mubibona gute? Koko Cyusa ukuntu mwagiye mutangira filime, ukuntu mwagiye mwitegereza filime, mwabonye Cyusa ni umuntu utabasha kwifatira imyanzuro? None si ubwo Cyusa atabasha kwifatira imyanzuro yaba ari mugabo nyabaki? Ariko twongeye tugarutse inyuma, Cyusa hari undi mwanzuro nubwo bavuga ngo ntago abasha kwifatira imyanzuro, ariko yababwiye yuko azababwira umusheri akunda, azababwira umukobwa yakunze nyuma yo kugira yuko habaye amarushanwa. Ikindi kintu rero abantu bakurikiye filime inzira y'umusaraba ntago twe twarasobanukiwe ese ko hari episode yarangiye bagenda kureba ikimenyetso. Ese kureba icyo kimenyetso byarangiye gute? Rero uyu munsi umva ko byarangiye basanze ikimenyetso kiri kuri IRIBAGOZA, bagasanga ikimenyetso kiri kuri mushiki wa Cyusa, ariko barabijimije ntago twamenye iherezo ryabyo. Ariko uyu munsi Isimbi yabisobanuye, avuga uburyo bagiye kureba ikimenyetso, nawe agatungurwa akimusanzeho. Noneho umukobwa wari uri kumubaza yamubwiye ese icyo kimenyetso kubera iki wowe utari warakimwibye ngo urebe uburyo cyaba kimeze, nawe ubashe kuba wagenda ugifate ukishyireho? Noneho Isimbi akajya avuga ati ntabyo namenye, ntabwo nari mbizi, ngiye nari nzi ko ari ibintu by'inkovu iri aho ngaho, niyo mpamvu rero natavuze ngo ngende kuba nafata ikimenyetso, nimara kugenda kuba nareba ikimenyetso nanjye ngende nyisharureho. Ariko hari ikindi kintu gitangaje, ese iyo baza kugenda kureba ikimenyetso bagasanga bose kibari, se ari kuhita wongera akaza urujijo? Wowe bibona gute? Andika muri comment ukuntu bibona, dukomeze twisesengurire filime inzira y'umusaraba.
twikomereje rero muri kubibona yuko filime yageze ahantu iryoshye. Ese mwabonye uburyo mama isimbi twamufataga nk'umuntu w'umubyeyi, ariko ni mama isimbi yatinyutse aravuga ngo bafate ngo iribagiza bamukuremo amaso ngo kugira ngo bagume mu mitungo y'iwabo. Ese ni ukubera iki Rugema ari gukomeza avuga ngo hoya ngo reka ngo tube tumuritse ngo isimbi iribagiza, banavuga nabi iribagiza ukumva Rugema arahangayitse ngo n'umwana wanjye ngo naramureze ngo nagiye mbana nawe, ngo rero ntago mwavuga ngo tube twamufata ngo tumwice ngo cyangwa se tube twamukuramo amaso. Ariko ngenzi mwagiye mwumva yuko ibintu bye no kwica no gushyira ngo dukureho umuntu nta kindi kintu, ariko ntabwo ari kumva uburyo Rugema nawe ntabwo ari kumva uruhande rwa Rugema. Gusa ibintu Rugema byose twagiye twumva aganira na Ngenzi, twagiye twumva yuko Ngenzi ashyira imbere gukuraho abantu, ntabwo Ngenzi ashyira imbere kugira ngo asobanurire ibintu neza, ashake izindi nzira byagenda binyuramo. Muribuka yuko Ngenzi yabwiye Rugema ati buriya Fabiolla iranda twite ngiye mfite ikinini namuha akakinywa, yarangiza icyo kinini kukinywa indi kavamo, ariko nawe akahita apfa. Tekereza. Kandi Rugema ntabwo ari byo ashaka ikintu cyatuma Fabiolla iranda ivamo, ariko ntabwo ashaka ikintu cyatuma iranda ivamo ngo na Fabiolla apfe. Urumva rero ibintu bya Ngenzi. Ese ni ukubera iki Ngenzi akunda kugenda baza ashaka kumenya amabanga ya Rugema? Ese Ngenzi biriya bintu byose aba ashaka kumenya kuri Rugema ntabwo ashobora kuzabyitwaza nk'iturufu arwanya Rugema, kuko Rugema hari ahantu bagera ntibumvikane. Ese aho hantu bahagize ubukumve ntibumvikane, ukumva Ngenzi nawe yagiye ku ruhande rutandukanye n'urwe cyangwa boss we, ubwo urumva koko bizagenda gute? Kuko hari igihe boss ashobora kumubwira ati njyewe none ndakwirukanye genda, none Ngenzi akavuga ati bitewe n'amakuru mfite, bitewe n'ibintu inzi, ntabwo ngiye wanyirukana gutya, namaze kumenya yuko imitungo urimo ntabwo ari yawe, ni yakana wiboneye uraza uyijyamo, ariko abantu bamenya ko ari yawe. Rero ntabwo ibyo bintu nzi ngewe nshobora kuba nagenda gutyo, ngiye kugenda mbivuge ngo uteze abantu. Tekereza rero Ngenzi abikoze Rugema, mwebwe mubibona gute? Andika muri comment dukomeze twibanire. Noneho Rugema mwabonye yuko na mama isimbi yaje nk'umuntu w'umubyeyi, twari tuzi ko agiye wenda gusabira imbabazi iribagiza, kuvuga iribagiza wenda ibintu byiza bamukorera, ariko mama isimbi byatunguranye cyane kumva mama isimbi ari kuvuga ngo bamukuremo amaso. Tekereza, bakuremo amaso iribagiza. Ese ubundi iribagiza buriya cyusa namushaka cyangwa se iribagiza niyibuka ntashobora kuzahita birukana mu mitungo y'iwabo? Aho bibona gute? Iribagiza yirukanye yibutse asashobora kuzahita abakura mu mitungo y'iwabo. Gusa Rugema aravuga ati iribagiza mureke ibintu byo kwibuka, reka mu byihorere, ahubwo uwo muntu ushaka kumuha umuti wo kwibuka ariwe twagenda duhitane, tumunyuzeho muri makeya aburirwe irengero. Nibyo ari kubwira Morisa cyangwa Ngenzi, ariko Ngenzi nabyumva, ahubwo Ngenzi agashyira imbere kwica iribagiza, kwica umuntu wese waba uziranye na iribagiza, ariko nashyira imbere ko kugenda ngo bashaka umuntu uzamuha umuti, narangiza aba ari we bajyana baburishe aburirwe irengero. Ese muri kubibona koko inzira y'umusaraba nk'izina rya filime? Muri kubona koko filime yageze mu nzira y'umusaraba koko? Ese Kamarade na Emile mwebwe ko mutari kubatekerezaho, muri gutekereza bimeze gute? Ese Kamarade na Emile nibaza kongera kugaruka bizagenda gute? Wowe ubibona bizagenda gute? Rero fata isegonda rimwe ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane, ndakwinginze fata isegonda rimwe twikomereze rero. Ese Cyusa ahantu ari wari gutekereza ibintu bimeze gute? Ngiye hari ikintu njya mbona nkabona se Cyusa nahitamo iribagiza n'ubundi muzi ko mu muryango harimo ibibazo, ubwoko bw'iribagiza zemera kuva muri Afrika agende muri Amerika? Mwebwe mubona iribagiza azabyemera? Ese iribagiza biriya si byo bishobora kuba yaributse abone kuba yasiga imitungo ye abyange, narangiza abe yatandukana na Cyusa, noneho Cyusa abe yahita yishakira isimbi, noneho Cyusa agiye gushaka isimbi, hari igisimbi yahita yanga avuga ati wahanari igihe cy'ubusa n'ubundi waranyanze waransebeje, ati rero nanjye ntabwo nshobora kuba nakuza, ati igendere ikomereze. Ese mwebwe muri kubibona gute? Muri kubibona gute? Ese ubundi muri kubona koko Cyusa azashaka isimbi cyangwa azashaka iribagiza? Ese muri kubona umuryango wo kwa mama Cyusa no kwa mama iribagiza, kwa mama Cyusa no kwa mama iribagiza bameranye gute?
mwebwe murabibona gute? Kora subscribe rero kugira ngo dukomeze kubana mu bindi biganiro bya buri munsi.